Mumfashe nongere mbashimire mwe mukunda kubana natwe makuru tugenda dusangizanya buri munsi amakuru abagezweho amakuru utasanga handi ni 5TV Rwanda tugenda tugera ku makuru abagezweho cyane cyane muri cryptocurrency ariyo Pi network ngira ngo imaze kuba ikimenya bose bitewe n'ukuntu ifite imbaraga. Uyu munsi rero tugiye kongera kurebera hamwe iby'ingenzi byagakwiye gukorwa mu gihe tubona ko Pi yamaze kwegereza ndetse ikaba yegereje neza launch cyangwa se open mainnet. Rero tugomba kubanza kongera kuverifia cyangwa se kongera kureba neza niba kuko twarujije ibisabwa ndetse tukabasha no guhugurana ku bijyanye n'imibikire ya passphrase n'ibindi bibazo byinshi cyane kugira ngo bamwe tutaba twanabura account zacu. Razana none kuganira ku bintu bijyanye n'ibibazo bishobora gutuma konte yawe ifungwa, ngira ngo ibyo nabyo ku bantu basomye white papers barabizi ko birimo. Rero utarakanda subscribe ndagusaba gukanda ku ijambo subscribe ubona hasi aho ngaho kugira ngo tuzajye tubana mu makuru yose y'ingenzi, amakuru abagezweho na makuru utasanga handi cyane cyane kuri cryptocurrency ya Pi. So ngira ngo ejo bundi mwahoze mubona abantu baserebura ko Pi network imaze baserebura ko bamaze kugeza miliyoni 13 ndetse banavuga ko birimo kugera ku ntego zabo arizo za launch cyangwa se open mainnet. Mwibutse ko bari bihaye intego gushitsa miliyoni 15 bakaba bamaze kugeza miliyoni 13 zabanye KYC ndetse na miliyoni 10 zakoze migration bakaba bamaze kubonamo miliyoni 6 mu gihe gito cyane, kandi urabona ko dusigaje amezi agera mu mezi 5 barimo baserebura. Rero so kugira rero ngo aya mezi 5 asige tunayitwaremo neza, hari ibintu tugiye kwirinda gukora. Abantu mwasomye white papers abantu benshi nibabizi baranabikora uko bashatse ariko ntabyo bazi. Icyo nakubwira cyo mu gihe cyose ugifata Pi ukayigurisha muri fiat money, you are risking your account. Urimo kuyishira mu byago, anytime they can take it down. Bayifunga. Ngira ngo muri white paper birimo nta kintu gishya kigeze kiza muri Pi, byose ku muntu wicaye agasoma white paper kugeza no kuri GCV birimo, n'uburyo igiciro cyagenwe birimo, n'umuyoboro wa web 3 murambabwira birimo byose. Niyo mpamvu nta kintu gishya ibintu Pi ko watimiza kutwibutsa byose biba birimo. Bakimagina ko wenda hari abantu batabisomye cyangwa se hari ababisomye ariko ntibabisobanukirwa. So ndatanga umuburo nanakubwira ko uri kubikora usibye no kuba uri guhemukira Pi community, ariko cyane cyane ni wowe ingaruka ziriho, kubera ko umunsi itegeko rizakurikizwa nk'uko ryanditswe ni wowe uzaba wararuhiye ubusa, wararuhiye amafaranga atarenze 1000 cyangwa se 2 kuri Pi imwe, mu gihe Pi izaba ihagaze amafaranga menshi cyane. So hari abantu rero bagiye babikora ugasanga aramining akavuga ati okay ngiye mfite nyinshi noneho reka mbe ngurishaho nkeya, izindi nzaba nzikoresha mu gihe launch zaba yabaye. Ni warning nyaboneka, nibizaba ntuzavuge ngo ntiwabimenye cyangwa se ngo ntibakubwiye. Ngira ngo hari action igeze kubaho, zimwe barazifunga bisa naho bihagaze binagabanutse ko bongera kugurisha Pi, bisa naho bihagaze. Ariko icyo nakwizeza nuko muri white paper bihariko neza umuntu wese uzagurisha Pi muri fiat money, umuntu wese uzakoresha Pi mu gihe talauncinze akayikoresha mu buryo buri illegal cyangwa se akayigurisha ku ma black market, uwo muntu azafungirwa account. Ni imyaka 100 bazafunga account. Byumvikane ko wowe ubwawe ntiwayirya, n'umwana wawe ashobora kuzayirya shaje kiretse umwuzukuru wawe. Urumva rero ko waba wihemukiye. Ikindi kintu nakubwira mu gihe turimo kwegereza launch ya Pi nuko ugomba kuzirikana ikintu cyitwa passphrase zawe. Passphrase, keep it well. Uzibike neza, uzibika ahantu hizewe. Ngira ngo hari abacuti banye nagiye nganira nabo bakambwira ko passphrase bo bazibika, donc arazifata akazandika ku rupapuro runaka ruri hard copy, akazibika agasigarana na soft copy kugira ngo mu gihe soft copy habaye ibibazo zikabura azabone izo zindi. Rero
icyo nakubwira kuri passphrase ni nka konti, like niba ufite beka uba ufitemo konti, ni umubare ukuranga wawe baguhereza, niba ari imibare 10 cyangwa se imibare 5 niyo yawe. Imagine rero uramutse ubuze iriya kode, uriya mubare baguhaye, bivuze ngo n'amafaranga ari kuri beka cyangwa se kuri Equity waba uyabahaye. So iyo ukereye indi passphrase ntabwo amafaranga ari kuri balance, wakoze migration ajya kuri iyo passphrase nshyashya. Kugira ngo ibyo ngibyo mubimenye, nuko mu gihe cyose ukoze migration waramaze gukora passphrase zigenda zisangaho iyo passphrase, ni nayo izifungura bikakwereka. So like ufite ufite Pi coins cyangwa se balance y'ama coin ya Pi, wenda ufite nka balance nka 500, kuri balance yawe ho coin 500, none izo coin zikaba zibitswe na passphrase ya mbere, none ukaza kuyibura, then urabizi ko gukereye indi birakunda, ugakereye indi, icyo gihe bivuze ngo ni mu gihe ukereye indi, izo ziri kuri balance 500 cyangwa se 600 ufite kuri balance amaze gukora migration, izo ngizo zijyana na passphrase ya mbere, nta kindi warenzaho, naho wa reportinga kuri core team nta kintu bagufasha. So make sure ko passphrase zawe wazibitse neza, niyo konte yawe. Konte ugiye muri beka ugakereye indi konte, ntago amafaranga ari kuri konte ya mbere yaza ku ya kabiri, ugumana ubwo konte ya kabiri itangira ari zero balance. So ibyo ngibyo mubimenye. Ikindi cya kabiri, were kujya wandagaza passphrase zawe, kubera ko igihe cyose umuntu abonye passphrase zawe, umutekano wa account yawe ya Pi uba uri mu bibazo. Mwibutse ko hari abantu baguhakinga, akaba yakohereza link ababwira ngo iyi link urayifungura uhuze na Binance ngira ngo murayizi, hanyuma Pi zawe ubashe kuzihinduramo andi macoin USDT cyangwa se andi macoin yandi ni menshi cyane, hanyuma ukumva bifite inyungu, wamara gushiramo bagusaba gushiramo passphrase, wayishiramo agahita yibona akayijyana, which means ngo iyo afite passphrase zawe, Pi zawe zose zibarize, nta kintu wabikoraho, ntiwamenya ngo ninde wakwibye, kubera ko ni link uzawufungura, nta n'uburyo bwo kumuripotinga ufite, bango izo wagize zose zirajyana. So passphrase niyo account, nicyo kintu ufite kibanze, make sure ko wazibitse neza kandi neza cyane. Hari abandi bantu rero bagenda bahura n'ibibazo bya KYC, agakora KYC wenda igahora muri review, banabimugarura wenda kubikora ntabimenye. First of all, KYC yawe ugomba gucekinga higeze, kugira ngo umenye standard yayo, kubera ko hari igihe uyikora nabi ikagenda ikamara icyumweru, hanyuma bakongera bakayikugarurira. Ntago ari byiza rero ko wakora KYC ugaterera iyo ngiyo, ukibwira ko byarangiye. Ugomba kugenda ugahora ucekinga kugira ngo KYC yawe umenye neza niba yakozwe neza byakunze, niba itakozwe neza baguha second trial, ukongera ukagerageza bwa kabiri n'ubwa gatatu, yewe paka KYC yawe kunze. Murabizi ko batanze rero grace period, kandi akaba ari igihe cy'ingenzi cyane, akaba ari igihe kimeze na none nka warning ku bantu batarabikora. So niba uzi neza kutarabikora, account yawe urimo kuyiriskinga, urimo kuyishira mu byago, urimo kuyishira habi, ejo mu gihe ba launching ayo ma account atari KYC, ayo ngayo ntago azigera arebwa na Pi, ndetse nta nubwo azigera amenya ko Pi yabayeho. Ngira ngo ni kimwe mu byo nababwira. Ikindi ku bantu bashyashya, mujye mumenya neza niba mwarakoze email verification na number verification, kubera ko nicyo kintu kigaragaza ko uri umuntu utari robot. Ubwo utarabikoze utegereza KYC ukayibura, ntayuhabwa. So ku muntu rero mushyashya, abanza agenda arebe hariya kuri profile, amanuke hepfo arahabona email verification, Facebook verification, number verification. Iby'ingenzi cyane ni email verification na phone number verification. Na Facebook wayikora kuko nakitwaye. Mu gihe cyose utabikoze rero,
account yawe bayifata nka account itari iy'umuntu wenda iri gukoreshwa na robot, kubera ko robot ntabwo ishobora kugira phone number. Mu gihe rero ibyo byose bidakozwe neza, uba uri muri risk, uba uri mu byago byo kubura account yawe. Ushobora kumayininga ukagira na Pi 10,000 ariko ejo bundi bajya kulaunchinga account yawe ugasanga ntagizwi bakayidetamininga. So mwite kuri ibi bintu rero ni ingenzi cyane mu gihe cyose mugishaka kumayininga, mu gihe cyose mwumva ko mukeneye kumayininga kandi mukamayininga nta rwasereri. Fafa TV Rwanda tugenda tubana amakuru menshi cyane, ariko njye nabagezaho amakuru aba ari ay'ingenzi cyane cyane ayerekeye Pi network. Reka rero nizere ko twabanye neza cyane. Reka dusubire mu yandi makuru aho